Reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose, yaba abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Congo ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga byose, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubahereza ukuri kuri aya mafoto muruzi. Ese koko nk'uko babivuga Perezida Paul Kagame yaba afasha M23? Ese koko Felix Tshisekedi yaba afasha FDLR? Ese ubundi M23 igizwe n'abakiniye abande, ifashwa na bande? Ese bafashe intwaro kubera iki? Ubu ngubu nibyo ngiye kuba nabasobanurira. Ubundi reka duhere inyuma gatoya, nk'uko mubibona ku ikarita y'u Rwanda mbere y'ubukoroni. Ahangaha hose muruzi harenze kuri uno murongo w'umukara, aha hose hari mu Rwanda. Hanyuma abakoroni b'Abadage igihe bazaga gukata imigabane, imipaka mu Rwanda, baraje barakata ndetse bakata nabi ku buryo bamwe mu bavugaga ikinyarwanda barabakase babombeka kuri Congo, abandi bajya kuri Uganda, n'abandi bake bajya kuri Tanzania. Aho hose ni ahantu hari abanyarwanda, atari ukuvuga ko bimukiyeyo, ahubwo bari bahahoze, ahubwo mu gihe bakataga imipaka bayikase nabi kugeza abo bantu babakarasifiye muri ibyo bihugu. Gusa hari abantu benshi ni muri Congo no muri Uganda, Tanzania naho hari bakeya, ariko mu bindi bihugu byose abo ngabo b'abanyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda babahereza uburenganzira bwose ndetse bakabafata neza nk'abanyagihugu. Nko muri Uganda ejo bundi perezida mwabyumvise ko yabivuze ati nabo bemerewe serivisi zose abanyagihugu bahabwa, yaba irangamuntu yo muri Uganda, yaba ubundi bufasha ndetse n'ibindi byose Abagande babona, n'abo Banyarwanda nabo bafite uburenganzira bwo kubibona. No muri Tanzania nabyo ni uko babona uburenganzira bwose. Gusa byageze muri Congo ibintu biba mu buryo butandukanye, ntabwo bakibasha kubona uburenganzira. Ntabwo babafataga nk'abakongomani, babafataga nk'abanyarwanda bimutse bakaza gutura muri Congo, ndetse bakabima uburenganzira, bakabiba inka, bakabarasa, ndetse byabaye igihe kinini cyane, imyaka myinshi cyane, byabaye igihe kinini. Nibwo rero bavuze ati kuko nimba leta idashobora kuba yaturwanirira, yitaduhereza uburenganzira nk'ubw'abandi banyagihugu babona, nimba twebwe nk'abakongomani ariko tuvuga ikinyarwanda dushobora kuba twahohoterwa, ubwo ngubu harimo abanyamurenge, harimo abandi basanzwe bavuga ikinyarwanda, ariko bo bose ntabwo baturanyaga, bumva kuvuza ikinyarwanda bakakugira nabi, bakakwica cyangwa se bakakwiba. Baravuga ati twebwe ni gute twakishakamo ibisubizo? Nibwo rero M23 yavutse, iravuga ati reka dufate intwaro twirwaneho, turwane ku miryango yacu, turwane ku burenganzira bwacu, turwane ku butaka bwacu, kuko aha ngaha ahantu twahoze ntabwo ari aho twimukiye. Nibwo rero M23 yavutse, bafite intwaro, ndetse nk'uko mubizi muri 2012 bigeze gufata Goma. Bafashe Goma, bayifashe byanyuze gute? Ni igihe nabwo batari babona uburenganzira bwabo bwuzuye. Hanyuma Perezida Tshisekedi yabimaga uburenganzira bwose, abima uburenganzira, bahohotera abasirikari be, nawe mujya mubibona ko baba bameze nk'amabandi. Nibwo rero M23 yafashe icyemezo ijya gufata Goma, ariko nk'uko byagenze bayifashe birakunda, ariko bajya mu biganiro. Perezida Tshisekedi wari uriho icyo gihe muri 2012 yemeye ibiganiro, M23 birangira ivuyemo. Nyamara nyuma yo kuvamo ibintu babasezeranyije ntabwo babikoze, ahubwo barababeshye, ubundi barakomeza guhohoterwa. Nibyo rero byatumye rero muri ino minsi barongeye bagafata intwaro, ati noneho ntabwo tugomba gusubira inyuma, twabonye ko ino leta ari abanyabinyoma badahagarara ku ijambo ryabo. Nibyo rero bahise bafata intwaro baza gufata Goma. Muri ino minsi mwabonye ko Goma barayifashe, ndetse ko hari n'ibitekerezo by'uko bakomeza bakajya na Bukavu bakaba bayifata. Ariko muri ino minsi Goma yo barayifashe, ikibuga cy'indege, radiyo n'ibindi byose ndakeka mubizi. Noneho rero bakaba bavuga ati aya mafoto rero aya mafoto ahuriye aya mafoto yo kuba murabizi ko hano Kagame bamwambitse uniform yanditseho M23, n'ahangaha kuri
kuri perezida Tshisekedi wa Kongo bakaba bamwambitse inifomu iriho FDLR. Bino bisobanuye iki? Nk'uko mubyibuka neza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu Rwanda, nibwo bayikoze igihe perezida Paul Kagame ndetse na RPF Inkotanyi bafataga igihugu. Ababa bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahise bahungira muri Kongo. Abo basirikare nyine bari bariho icyo gihe bahungiye muri Kongo, nibwo barongeye barisuganya bakora iyo umutwe w'inyeshyamba witwa FDLR, ndetse kuri ubu ngubu ukaba ufashwa na leta ya Kongo byeruye neza byeruye. Bakaba babafasha nk'uko mwagiye mubyumva mu buhamya bw'ababashije gucika icyo gisirikare bakaza bakahungira mu Rwanda. Mwagiye mwumva ko bagiye babivuga ko bakorana byeruye, yaba mu buryo bw'amasasu, inkunga, ibiryo, nubwo banyuzamo bakiba abaturage, ariko barafatanya na leta ya Kongo. Noneho rero kugira ngo batangire gutwerera iki kibazo u Rwanda bavuga ko nacyo ifasha M23, baravuga ati kuko barumva yuko perezida Paul Kagame ashyigikiye ko M23 irwana ku burenganzira bwabo kuko barabubimye, bakanavuga ati wenda ahubwo bavuga ikinyarwanda, niyo mpamvu perezida Paul Kagame nawe ashobora akabafasha. Niyo mpamvu wumva bakunda kuvuga ko perezida Paul Kagame afasha umutwe wa M23 ariko urwana ku burenganzira bwabo. Rero ahangaha nabazaniye amagambo yagiye avugwa n'abayobozi mu bihugu bitandukanye. Nk'ubu duhereye kuri perezida w'ishyaka rimwe ryo muri South Africa, ryo muri Afurika y'Epfo, ko ikibazo kimaze iminsi kiza bavuga ati mu Rwanda na South Africa hari umwuka mubi, bishobora gutera intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibwo rero umwe mu perezida y'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, Julius Malema, yaravuze ati rwose mureke kwishora mu muriro. Ubwo nyine arimo aburira South Africa avuga ati Afurika y'Epfo nta bushobozi mufite na buke bwo gutera u Rwanda, nimureke iki gihe nta mbaraga igihugu cyanyu gifite, nta mbaraga igisirikare cyanyu gifite, ahubwo nimukure igisirikare cyanyu cya SANDF mugikure muri Kongo, kireke gukomeza kuhatikirira, kuko mwarabibonye ejo bundi abasirikare barenga 13 barapfuye bapfiriye muri Kongo, bapfiriye muri ino mirwano, ndetse bakaba barishwe n'igisirikare cya Kongo cyo FARDC. Nubwo perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yaje kwinyuramo aravuga ati rimwe yabyemeye ko ari FARDC yabishe, ejo bundi rero arongera akoza agati mu ntozi aravuga ati ni igisirikare cy'u Rwanda cyabishe, ndetse avuga yuko ari inyeshyamba, avuga ko ADF ari inyeshyamba. Byababaje Kagame cyane, perezida Kagame byamubabaje, bituma ahita avuga ati yahise amuvuguruza, ndetse yaravuze ngo perezida wa Afurika y'Epfo yaravuze ati igisubizo cyonyine cyaboneka ni intambara yo kugira ngo twihorere nyine ku basirikari bacu baguye mu bitero M23 yateye ku basirikari bacu ba Afurika y'Epfo. Nibwo perezida wese amusubiza aravuga ati twebwe ntabwo RDF ari inyeshyamba, kandi nimo bubona yuko igisubizo cyonyine cyaba ari intambara mushobora ku Rwanda igihe icyo cyose, twebwe tuzabikemura muri ubwo buryo. Niba ari intambara mushaka, twe turiteguye umunsi ari wo wose, twe turiteguye. Nibyo byahise bikanga isi yose, bakavuga ati uyu mu perezida ibintu avuze rwose yihagazeho kandi afite ikintu yishingikirije. Nibwo rero nk'uko mwagiye mubyumva, babajije minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Afurika y'Epfo, baramubaza ati se koko Afurika y'Epfo yaba ifatanya na FDLR, kuko FDLR ni umutwe witwaje intwaro wasize ukoze jenoside mu Rwanda ugahungira muri Kongo. Ese mutekereza ko kuba mwakorana na South Africa ikaba yakorana na FDLR bitatera umwuka mubi ku Rwanda nk'abasirikare basize bahekuye u Rwanda? Uwo mugabo rero ajya gusubiza yaravuze ati rero iyo mugiye ku rugamba, twebwe twagiye muri Kongo gufasha Kongo, ati kandi iyo mugiye ku rugamba ufatanya n'abahari bose kugira ngo urugamba rubashe kugenda neza. Ibyo ngibyo niyo magambo umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Afurika y'Epfo yivugiye, avuga ati rwose ni ugufatanya kugira ngo
urugamba rubashe kugenda neza, nibyo yavuze. Urumva yuko yari yabyemeye yuko bakorana. Noneho igitangaje rero ni ukuntu mu masaha make yashize igisirikare cya M23 cyagiye aho igisirikare cya Afurika y'Epfo cyitwa SANDF cyari giherereye nyine nyuma yo gutsindwa. Barangije bavuga ati ngaho nimudusabe ikintu mushaka. Ubwo rero M23 yasabaga igisirikare cya Afurika y'Epfo, aravuga ati nimudusabe ikintu mushaka. SANDF rero isaba ibintu bitatu rero, ibintu bitatu ni ibi. Ikintu cya mbere yabasabye, babwiye ngo please nimudufashe dukoreshe ikibuga cya Goma, ikibuga kinini cya Goma, maze dufate nyine imibiri y'abacu maze tuyijyane mu rugo, imibiri nyine y'abasirikare bapfiriye ku rugamba ba Afurika y'Epfo bayijyane mu rugo muri South Africa. Ati ikindi cya kabiri, ati mutureke tugende tujye gushaka abandi bantu bapfuye, abandi basirikare bacu bapfuye baba bari hafi ya Goma, tubashake maze tubacyure mu rugo. Icya gatatu nacyo cya nyuma, ati rwose nimudufashe muduhe ku biryo, basi muduhe no ku mazi, dore inzara imeze nabi n'icyaka kimeze nabi. Noneho rero umwe mu basirikare b'M23 yahise avuga ati umuryango wanjye wabaye mu nkambi y'impunzi mu binyacumi byinshi cyane by'imyaka, nahise mfata umwanzuro yo kurwana ku burenganzira bwanjye ndetse n'uburenganzira bwabo. Njye nubwo napfa nonaha napfa nishimye nk'umugabo, kandi ndikeka tuzahurira mu rundi rugamba. Niko umusirikare umwe M23 yahise abwira abo basirikare ba Afurika y'Epfo. Noneho rero ubwo yahise avuga ati umwe mu basirikare ba South Africa yavuze ati rero twebwe ntabwo turwana namwe, ntabwo dushaka kongera kurwana namwe, ikintu dushaka ni uko twakitahira mu rugo tukitahira. Numva rero nicyo cyifuzo nyine bashaka, kumva ko baratsinzwe, bashakaga rero yuko bitahira nyine bakabona ibiryo, bakabana n'abantu babo bapfuye, hanyuma bagataha bakayasubira mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo niyo magambo igisirikare cya Afurika y'Epfo cyasabye igisirikare cya M23 ko cyabafasha. Urumva uretse yuko baba bafite nyine, uretse ko perezida wabo bashuka babeshya ati bafite imbaraga, mu by'ukuri bo abari ku rugamba nibo bazi ubukomere bwa M23, nibo bazi koko ibiri kujya mbere kurusha bariya bari mu gihugu, bari muri Afurika y'Epfo batazi ko bimeze, bagendera kuri social media gusa. Iyo ni icyifuzo bari bafite. Rero ndabashimiye, ndizere ko mumenye neza impamvu y'aya mafoto ndetse no kuba uyu mutwe M23 warafashe intwaro, ndetse nizere ko mumenye uko mubashije kugira ubumenyi burambuye kugenda ku bibazo biri kuboneka muri no minsi. Ndabashimiye cyane, ndagira ngo ngusabe ukore subscribe niba nta kintu bigutwaye, ukore na like, ukore na share. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.